nshuti bavandimwe munteze amatwi n'amaso, mwiriwe. Iki cyumweru cyanjye ndashaka kubasangiza mbabwira ko cyagenze neza. Iki cyumweru cyo kuva ku itariki ya 20 z'ukwa karindwi kugeza ku itariki ya 24 z'ukwa karindwi, ngo kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Ku wa mbere hari tariki 20 z'ukwa karindwi 2020, uyu munsi wa gatanu ni tariki 24 z'ukwa karindwi mwaka wa 2020. Ndashaka gushimira Imana mbere na mbere ko yabashije kumfasha kongera gutekereza kuyisanga, kongera kuyigarukira mu masengesho, ndetse no kuzirikana ku mubyeyi wacu Bikira Mariya udahwema kutumenyera igikwiriye umunsi ku munsi, igihe tubizi ndetse n'igihe tutabizi. Rero bavandimwe, nihaye ingamba, ariko byose ngomba kubifashwamo n'Imana n'isengesho ryo gukora gahunda y'umwanya wo guha Imana, ntiyambura ibindi byose bimbuza kuyisanga, kuko nasanze ariyo nshuti yonyine nsigaranye mu nshuti zose nari mfite, inshuti nigeze kugira, ndetse n'inshuti nari mfite uyu munsi. Ndashaka kubabwira ko iki cyumweru cyambereye umugisha utagabanyije, umugisha mwinshi, umugisha wongeye kunyibutsa ko Imana inkunze. Uko byaba bimeze kose, ingorane nacamo, izo naciyemo, izo ndi gucamo, ndetse n'izo nzacamo, Imana yonyine niyo nshuti kuko itigeze indeka. Niyo mpamvu rero namwe mbasaba kugira ngo mugire umwanya muhe Imana isengesho, mu isengesho rito vuga uti urakoze Mana. Fata nibura iminsi 15 mu buzima bwawe, mu kazi kawe ukora, uyiharire Imana. Iminota 15 irahagije kugira ngo Imana ibe yakumvise kandi yumve ugushaka kwayo, aba ariko gukorwa. Isengesho ryawe, ugushaka kwayo aba ariko kujya imbere. Ndabashimiye rero, ndifuza ko Imana n'umubyeyi wacu Bikira Mariya akomeje kuduherekeza muri uru rugendo. Tujye tuzirikana ndetse no kwishakure, tuzirikane ku mibukiro kugira ngo tubashe kumwiyambaza, adusabire kuri Data wa twese, ku Mana, kugira ngo icyo Imana yateganyije kuri twebwe, icyo Imana yadushatsemo, icyo Imana ishaka ko tuba cyo, tuyikorere. Tujye dusenga tuvuga kenshi tuti Mana, mpa kuba uwo ushaka ko mbawe, aho kuba uwo njyewe nshaka kuba we. Iryo niryo sengesho twakwiye kugira ngo Imana ibashe kutwigarura kandi ugushaka kwayo kujye mu bikorwa byacu. Niyo mpamvu rero muvandimwe nkurikiye, ndagusabye kugira ngo twese tujye tuzirikana isengesho. Jyewe ubunararibonye bwanjye nabonye ko Imana ariyo yonyine itakureka. Inshuti zakureka, ababyeyi bakwitaba Imana, bakuvaho, bakwanga, ariko Imana yonyine ntikwanga. Uko waba umeze kose, uwo uriwe wese, icyo uri cyo cyose, uko ukora kose, uko usa kose, uwo uriwe, uko waba uri umunyabyaha kose, uko waba uri mwiza gute, Imana yonyine niyo idadutererana. Iyo twemeye tukayigarukira, tukayisanga, ndetse iremera tugahomba n'ibyo twari dufite byiza, amafaranga, inshuti, ibintu, ariko kugira ngo itwigarurire, kugira ngo twongere tuyigarukire. Niyo mpamvu rero muvandimwe gusaba kugira ngo ubane nanjye mu isengesho, unsabire, kandi nanjye nzajya ngusabira. Urakoze rero muvandimwe gukurikirana ubu butumwa. Ndizera ko twese tugira umuhate wo gushakisha Imana bigishoboka, kuko hari igihe bizaba bitagishoboka. Urakoze rero kuba wemeye kunkurikira, kandi byose bibe nk'uko ushaka. Reka turangize n'isengesho. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amen. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho